Bakunzi ba Futures Net 7 twongeye kubasoza. Nanone kandi mumenyereye ko tubaha amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye, abakinnyi b'umupira ndetse n'abakinnyi b'amafilimi, ndetse n'abahanzi ku giti cyabo. Kuri uyu mugoroba rero turi kumwe n'umutumirwa wacu, umusore w'igikaka w'igikwarere, ubwanwa bwiza, uko wabibona uko ubibona rwose. Turakwakiriye mugabo. Amakuru kiyana? Urakoze cyane kunyakira. Amakuru Ni meza, turashima Imana. mumeze neza? Meze neza. Aha, tugusanze rero ahangaha. Sinzi niba watangira wibwira abakurikiye Futures Net 7. Ya, nibyo. Musanze hano mu rugo. Nikozera na Crete. Aha. Niyo mazina yanjye. Urakoze bwana Nikozera na Crete. Sinzi ngize amatsiko aho ngaho hari akajambo watangije uvuga ngo turashima Imana. Yego. Turashima Imana. Yego ni. Ubundi iyo iryo jambo rikuruye, uyu rikuruye, wumva nyine n'iki washimira Imana? Ya, turashima Imana yaturinze byinshi bitandukanye, twanyuze muri byinshi bitandukanye. Mu gihe nk'iki cy'icyorezo cya corona, turarwana n'ingabo tutarebesha amaso. Turashima Imana ko ikiturinze, tukaba tutari twahura n'ikibazo runaka. Ni byinshi twagiye tunyuramo ariko Imana iracyaturinze. Okay, n'utujambo tubiri nari nkuyemo mu magambo twari dutangiranye mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina. Amazina ya Nobisha uvuga ngo uri Nikozera. Nikozera na Crete. Nikozera na Crete. Nikozera ni ikizera, ni ikidusobanurira mu magambo make. Ya, ni izina niswe n'ababyeyi. Nawe udafite ubusobanuro. Ariko ubusobanuro bwaryo mfite Nikozera imbuto z'abakristo. Imbuto z'umwuka wera. Wabwirwa ari iki se niba atari za nzuzi z'abapfumu? Nazo birashoboka ko Imana ishobora guhindura amateka. Kera twasengaga Imana y'Abanyarwanda ba kera, ariko twasenga Imana nyamana. Ubu murimo gusenga Imana y'abazungu. Imana nyamana. Imana rurema. Kuki watangije uvuga ngo murimo gusenga Imana y'Abanyarwanda? Kera twasengaga Imana tuyibonera mu bitangaza bimwe na bimwe bitandukanye. N'ubu biracyabikora, ariko baravuga ngo ni Imana y'u Rwanda. Okay, birumvikana nyine na amateka yagiye aranga buri umwe kandi nta n'uwabyihakana, kuko kera habayeho kubandwa, guterekera n'ibindi gusenga ibintu utamenya uko bimeze. Aha, reka twinjire noneho mu kiganiro nyirizina. Unyinjiza ahantu neza nashaka kwinjira ku bijyanye n'amateka. Utubwiye ko Imana zagiye zisengwa kera, njye ntazo nzi, wenda hari igihe naba mwarimu bazi ibyazi, ariko tubwire nk'Imana waba uzi za kera zajyaga zisenga. Waba wumvishije, ndetse niba warafatanyije n'abakurambere kuzisenga. Oya, ndavuga izumvishije. Nakuze numva ko hari Imana, hari Iryangombe, hari Nyabingi, hari ni nyinshi muri make. Okay, turagushimiye. Bwana Nikozera, twatangiye utwibwira amazina yawe, ariko kugeza n'ubu nyine kugira ngo dukomeze n'ikiganiro, ntago mwaba mukiri abasore, muri umugabo, mufite n'imyaka ingahe niba atari ibanga? Ya, ntago narabyaye. Nagize amahirwe yo guhirwa ngo mbane n'uwo twabyaranye, ariko narabyaye. Ufite abana muri make? Narabyaye. Ndi umuntu w'umugabo. Uri umugabo. Biranagaragara ariko. Biragaragara n'umujene nkawe, ariko ufite ingenya nk'iya Knowless. Uramutegereza? Ikibazo mwumva mu mateka naranamubona. Umugabo witwa Kerema? Ntago muzi. Ariko Knowless njya mubona mu mashusho. Nugira umugisha rero wo guhura nawe, uzamubaza impamvu kuki dufite inyinya imeze kimwe bimeze by'iyi. Ni umuhanzi w'umunyarwandakazi nkunda cyane, ariko sindagira amahirwe yo guhura nawe. Uhasanga uri musaza? Ubu ugize amahirwe yo kuba uri musaza wa Knowless, wabyishimira ute? Ya, byanezeza. Knowless ni umusitari w'umunyarwandakazi uririmba indirimbo nziza zikunzwe.
ngize amahirwe yo kuba musaza urumva harimo fondasiyo ikomeye. Okay, birumvikana. Yeah. Okay, Bwana Nikozera, tushaka ko tunyurira nyine mu kubijyanye n'ubuhamya bwawe, byo mbega ukuntu ubuzima, ukuntu wabayeho, kuko ntabwo nigeze nkubaza n'ahantu mwavukiye, ariko byari ngombwa niba waravukiye i Kigali, ubuzima bwari bumeze mutegeye mwavukaga se, cyangwa kugeza ubu ngubu bumerewe, ni iki cyabagoye? Ya ubuzima twabayemo ubwo buragoye, nubwo tukirimo ubu buracyagoye, ariko ntibugoye nk'ubwo twatangiriyeho. Birumvikana. Nabayeho mu buzima bwanjye nyine ntabona famiye, kandi nari nyifite. Baho mu buzima bwangoye bw'umubabaro, ariko ubu Imana yagiye ihindura ibintu, umubabaro ugenda ushira. Amateka yagiye ahinduka. Amateka yagiye ahinduka bitewe na periode. Menya Imana. Okay. Ya ni byiza, turashima Imana. Okay, birumva ko ni igihe kire cy'amateka nyine wagiye ucamo kuva uvutse kugeza ubu ngubu. Bajya bavuga ngo nta heza hisi nyine. Umuhanzi numvishe ngo na Majide Buraka yaririmba indirimbo nyine nk'umuntu ukivuka, aririmba indirimbo ngo ngurarira ngo ku isi wahageze. Isi niko imeze, nta gihe uzagira ibyishimo mu gihe uri hano ku isi. Ubu wagiye uvuga ku bintu bijyanye no kumenya Imana, wamenye Imana biciye mu iyo nzira, niyo nshaka ko twinjiramo. Namenye Imana. Duha amateka yo kugira ngo umenye iyo Mana, uve mu gihe cyo kutamenya Imana winjire mu gihe cyo kumenya Imana. Navukiye mu muryango w'abakristo. Ababyeyi banjye bari abakristo, bazi Imana, bantoza inzira nziza yo gusenga, nyikuriramo. Navuga ngo niko gatsi n'ubu nkigenderaho. Si uko ntateshutse ngo mbe nakora amakosa y'abandi bakora, ariko nagiriwe ubuntu bwo kumenya umwuka w'Imana, ngaruka mu nzira. Agasiro nkigenderaho ko kuba mu Mana ni inzira natojwe n'ababyeyi nkiri mutoya. Nibyo binkomeje kugeza bugingo n'ubu. Nuvuga ko kuva wavuka ntabwo wigeze uteshuka cyangwa se ngo uve mu nzira ababyeyi bawe bagiye bagutoza. Urugero ngiye kuguha, hari igihe abana baba baravukiye mu muryango basengera mu bakatolika. Niyo nzira ushaka kuvuga? Oya, tujya duhindura amakarabu cyangwa se amadini runaka, ariko inzira bantoje ni inzira ya gikristo. Kubaha Imana, kubaha abantu, gusenga Imana, niyo nzira bantoje. Kumenya ikibi, kumenya icyiza, ndetse ukabitandukanya, ukamenya inzira y'ukuri ugomba kunyuramo. Ukamenya inzira y'ukuri ukwiye kumenya ugomba kunyuramo. Okay, inzira y'ukuri wayimenya ute? Nyine wadusobanurire neza, umenya gute inzira y'ukuri urimo ugenda ucamo? Ababyeyi bantoje kumenya Imana nyakuri iyo ariyo. Hari Imana twasengaga nk'uko twatangiye tuganira, Imana ngo y'Abanyarwanda, ryangombe rya Babinga, ryangombe n'ibindi bishingiye aho ngaho, ariko bantoza kumenya Imana nyayo, Imana nyakuri iyo ariyo. Imana yo mu ijuru, Imana ikora ibitangaza, abantu bakabibona, atari za mana z'ibigirwamana abantu babumba bagahagarika ahantu, imvura zagwa bakazanura, cyangwa umuyaga wahuha zigahirima. Bantuza kumenya Imana nyakuri iyo ariyo, Imana imwe rukumbi. Okay, ndumva ari inzira ndende wafashe kugira ngo ubashe kumenya Imana ugiye gukurikira iyo ariyo, dore ko wari ukiri umwana mutoya. Umaze gukura ugeze nko mu kigero cy'imyaka nka 17, dore ko ushesha akanguhe, umaze kugera mu myaka 17. Urabona hari igihe mu gihe cy'ubusore umuntu akigeramo imyaka 17, 13 akinjira mu gihe cy'ubwadorisa. Wowe nta kintu ubwadorisa cyangwa se kumva nyine ugimbutse, nta kintu byigize bikwamfekitaho? Nibyo iyo myaka nk'umuntu waramenye Imana nyine, ntabwo byize byaho bikwamfekitaho? Ibyo ari byo byose kiriya gihe nta muntu utakigeramo, ariko bitewe na ya fondasiyo wahereyeho ukamenya Imana, ijya ibasha kukurindira mu bihe nk'ibyo.
ikabikurindiramo ntibigusayishe umwuka w'Imana akajya kugarukaho akakuyobora inzira ugomba kwitwara. Ibyo bihe nanjye nabinyuzemo ariko sinabyinjiyemo cyane bitewe n'uko nakuze ndi umwana w'imfubyi. Sinigeze ngaragara cyane mu ruhande rw'abantu bishima, ubwo nakunze kuboneka mu ruhande rw'abantu bababaye. N'ubu nakuze ndi mukuru ntabwo ushobora kunsanga mu ruhande rw'abantu banezerewe cyane. Akenshi umutima wanjye uba ubangamiye mu ruhande rw'abantu bababaye, nkumva mfite ubushobozi cyane nagaragara mu ruhande rw'abantu bababaye kuba nabafasha, kuko nzi kubabara icyo ari cyo nanjye nabibayemo. Icyo gihe rero nakinyuzemo, ariko bitewe n'amateka y'ubuzima nticyantwaye cyane, ariko icyo gihe cyambayeho. Imana ibasha kukindindiramo, isaha nkaba nkihagaze nkishima Imana. Birumvikana ko nyine habaho igihe cyo Bibiliya nayo ijya ngira ngo wasomye Bibiliya igiye bivuga niba ari umubwiriza ngo hari igihe cyo kurira, igihe cyo kwishima, igihe cyo kubabara, igihe cyo guseka n'igihe cyo kuririmba. Urumva icyo gihe wagitambutsemo ukiri mutoya, antiri nawe igihe cyo kababaro wagitambutsemo, antiri nawe uracyari mu gihe cy'akababaro. Kandi icyo gihe wenda wagiye umenya Imana, ntabwo uko wamenye Imana ukiri muto uyibwirwa, ngira ngo wakagombye byibura ko warisumbuyeho ukavuga ati Imana ubwo nayimenye nakagombye bibura ko ndi mu cyiciro nk'iki. Hari igihe ujya ubitekerezaho ukibaza ati ibindi kuki ngomeza kugira akababaro, cyangwa se nkagomeza guheranwa n'ibyagiye bitambuka cyane. Hari igihe ubitekerezaho nk'umuntu wamenye Imana? Nk'umuntu wamenye Imana ntabwo dukwiye guheranwa n'amateka y'ibyabaye. Natangiye mvuga ko kubaho ndi imfubyi hari uko byamfasha bigatuma ntisanga mu mikino imwe y'abandi n'abandi. Kumenya Imana hari aho bikurinda, hari aho bigukura, hari n'aho bikugeza. Ntabwo umubabaro nkiwufite kuko kugeza ubu Imana yampaye famiye ngari, Imana ishimwe, abakristo, mfite umuryango mugari, sinagira ikibazo ngo mbure wo mbwira cyangwa uwo mpamagara. Ntabwo nkibona muri uwo muryango w'abantu b'imfubyi, kuko Imana yampaye famiye mu buryo bwo gusenga Imana. Mfite umuryango mugari muri ubwo buryo. Ese bwana Anakreti, ubundi musengera muri he torero cyangwa se musengera muri nakirijwe muri ADPR, niho ababyeyi banjye basengeraga, niho bakoreraga umurimo w'Imana. Papa yari umuvugabutumwa w'umushake, yari umuririmbyi muri korari, niwe wantoje inzira nkiri umwana mutoya. Niho nanjye nakirijwe, niho nabatirijwe. Gatsi nyifite nakitorera. Wabatijwe ufite nk'imyaka ingahe? Nabatijwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Umwaka w'ibihumbi 2000. Ni ubwashize imyaka 2020 urumva. Urakaze. Mfiteho nosi yo kubigendanye n'ijambo ry'Imana. Wakirijwe mu itorero rya ADPR ya hehe? Hari ahantu bitaga mu Kavure. Mu Kavure ni mu murenge w'ahantu bita Rutunga. Niho nize école de dimanche ndi umwana mutoya. Ibintu wabigiyemo ukiri mutoya? Nari nkiri mutoya, niko gatsi nkifite na n'iyi saha kankomeje. Hari icyo namize kiri muri njye kindinda, uburyo ntashobora guheranwa n'iminsi cyangwa n'ibihe. Bwana Nikozera, reka dukomeze ikiganiro. Ndumva ikiganiro kirimo kigenda kiba cyiza, turava mu bwiza tujya mu bundi. Reka nkubaze akabazo gatoya ngiriye amatsiko. Waba wibuka umwarimu wakwigishije muri école de dimanche? Umwarimu wanyigishije muri école de dimanche ndamwibuka. Numva hashize imyaka 20 gutyo cyangwa se 23. Izina rye nibuka yitwa Manuel. Emmanuel. Atuye hariya mu murenge wa Rutunga hano bitirwa Nyanza. Ndamwibuka n'inshuti yanjye cyane, kandi ubushuti bushingiye ku kuntu yandeze ndi umwana abasha kuvamo umuntu w'umugabo. Akandi kabazo kandi kajyanye na muri école de dimanche. Urabona wenda njye sinavuga ko nagize amahirwe yo ariko njya mbyumva. Hari amagambo yo muri Bibiliya umwarimu ajyaho umwana mutoya ngo ayafate mu mutwe. Waba wibuka ijambo byibura umwarimu yigeze kwigisha yakwigishije n'ubu ukaba ukiryibuka? Ndibuka amagambo yanyigishije ari muri Luka ibice 19 umurongo wa 10. Amagambo Luka ibice 19 umurongo wa 10.
untije Bible neza nkabanza nkayasoma nkayibuka neza kugira ngo ntagira icyo nibeshyaho wabumfashije. Luka 19 umurongo wa 10. Urumva ko uribuka igice byanditsemo ariko ntabwo bikiri mu bwonko bwawe. Biri mu bwonko ariko ndagira ngo ntategwa. Reka nkubaze mbere yuko bazana Bibiliya badutsize Bibiliya hano ngaho. Hari ahantu handitse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo mwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Byanditse aya magambo ndayibuka cyane ari no mu mutwe wanjye ariko igice arimo ubu ndumva nta kikubwira none. Reka twongere dukomeze. Reka tugiye kwibanda cyane ku bintu byagiye bitambuka kuko nk'umuntu nkawe wakuriye mu itorero cyangwa se warizwe n'ijambo ry'Imana reka ariko mbyita sibyo wakagombye byibura ko ufite ijambo rimwe rya kera ugenderaho uvuga ati ubwo umwami Imana azantabara nicyo gituma nagira gute ntamwara. Aho byanditse umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara. Ama mu maso yanjye ngo hagakomera. Hari ikibazo nagiye mpura nacyo mu buzima kigendanye n'amateka. Nabaye nk'umuntu ugira ikibazo cyo mu mutwe cyo kudafata bitewe n'amateka y'igihe twanyuzemo. Ubwonko bwanjye ntibubashe gufata cyane bitewe n'ubuzima kuko nagiye no mu ishuri ariko kubera ibyo nabonye gufata bikanga ahubwo nkabona amateka y'ibyo naboneshaga amaso. Ntago nakwishinze icyaha cyane rero ahubwo bituruka rimwe na rimwe ku mateka y'ubuzima umuntu aba yaragiye anyuramo. Ariko ijambo ry'Imana riri muri nge ntago nakubwira ko ntabyibuka rwose. Iri jambo naryibuka naryigishijwe na mwarimu wanjye muri Ecole de Dimanche ubita Emmanuel ku igice 19 umurongo wa 10. Amagambo avuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Numva rero mu nsubiramo twumve kugira ngo abadukurikiye nabo bashe. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Aho hantu ko nge ntahumvishije ngaho sa nk'umubwiriza twumve nyine twumve. Urumva ni ijambo mwarimu we yakubwiye wenda hari igihe yaba ari we yarimo gushaka kandi umwana w'umuntu yaje gushaka yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ni ukuvuga ijambo hano icyo rishatse kuvuga yaje gushaka ngewe wari urushye wari ufite agahinda mu mutima yewe wari wishwe n'ibyaha wari ufite ibimubabaje kugira ngo agukize uwo mubabaro n'agahinda agukure muri bya byaha byakubabaje ahindure ubuzima bwawe bw'amateka azaguha ubugingo buhoraho. Wanga icyari cyazimiye rero twari tuzimiye mu byaha ariko nta byiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza dufite. Ubu rero dufite ibyiringiro by'ubugingo bw'ejo hazaza kubwo kumenya uwo mwami Yesu. Nicyo cyamuzanye rero aduhuza na se tubona ubugingo buhoraho mu Mana. Birumvikana ko ibyagufasha ni byinshi ku bigendanye n'ijambo ry'Imana. Ujye ugenda bifashisha abana nawe kugira ngo byibura icyari cyazimiye kibashe kibashe kuboneka kandi ubone iminyago. Turacyakomeje n'ikiganiro cyacu. Hari ijambo nakubajije rivuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Byanditse muri Yohana 3:16. Yohana 3:16. Kugira ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:16 kugira ngo bitahane utazongera kubyibagirwa nyine. Kwibagirwa si impamvu yanjye cyane ni ibibazo by'amateka byanyije umutwe wacu ariko iryo jambo ndibuka nigira umubatizo bajyaga babikubwira. Mwarimu wanjye n'iryo jambo yahereye yanyigisha. None se umwarimu imyaka 20 irashize sibyo ubatije ubwo nibwo bwa ni inshuro ya kabiri ubyumvishije? Oya iyo ni ijambo duhora twumva rihora rigaruka muri agari ubwa mbere ndyumvishije. Ntacyo nabyo ni byiza nyine ukomeze icyo wahawe kugira ngo hatagira umuntu ugira gute ugutwara ikamba. Urumva n'ibihe by'amateka wagiye ucamo nyine kandi n'ijambo ry'Imana rikagenda rimwe na rimwe rigenda rigukomeza.
uri kubyumva bityo rero hari akantu nibutse neza wavuze ariko singasobanukirwe wavuze ko wabyaye ariko ukaba utakiri kumwe n'umufasha wawe ubwo bishatse kuvuga ko muri iyi periyode ubu turimo uri umusiribateri muri iki gihe turimo ndi umusiribateri ariko wabyaye sinahirwa n'amahirwe yo kurera gufatanya n'uwo twabyaranye kurera wenda singiye kwinjira muri detaye cyane sinangombwa ninjire muri detaye icyatumye ubyara ntufashwe kurera cyangwa se ubyara ntubashe kurera ntabwo ari ngombwa ikigendere no kubanza ni ukumenya neza na kereti yari mu ntoki ni mu ntoki iki gihe kugeza muri iyi minsi ibyo ari byo byose urumva umuntu wabayeho mu buzima bw'ubupfubyi kuba ataragize umugisha wo kurera abana ngo abafatanye n'uwo babyaranye rimwe na rimwe nta ruhare aba yarabigizemo cyane kuko n'ubundi aba yifuza umuryango kwa bitewe n'uko ari wenyine ariko satani ntanezezwa n'umuryango ubaye neza rimwe na rimwe ntabyifuza ateza intambara zitandukanye n'ibibazo bitandukanye bigatuma umuryango upfa cyangwa se usenyuka ntibikugendekere nk'uko wabyifuzaga ni muri urwo rwego anakereti hinjiye cyane wenda muri detaye cyane utandukanye cyangwa se utakibana n'umufasha wawe hashize ikingana hari igihe utandukana n'umuntu mwembi akaba ari mwe mu biziranyeho bikaba bitagaragarira amaso y'abantu ariko mu bwanyu hashize igihe kinini mwaratandukanye kandi abantu babona ko muri kumwe ariko ikigaragara cyo haba hashize nk'imyaka ijya kugera nko muri 5 imyaka 5 ni myinshi cyane none se nyine kuri ngewe misengera akabazo k'amatsiko nanone dore ko abanyamakuru tujya dukunda kubaza cyane hashize imyaka 5 muri iyo myaka 5 urumva haciyemo igihe kirekire utakibana na madamu byibura nta wundi mukobwa waba warabonye ngo wamufiyansa byibura ngo wongere mbega wishumbushe kuko n'ijambo ry'Imana rirabitwemerera iyo urebye mu itangiriro harya ahantu Adamu na Eva bamaze gupfusha abana babo Imana ibashumbusha uwo bita Seti iryo jambo riri mu itangiriro Imana Adamu na Eva bamaze gupfusha Kayini na Abeli Imana ibashumbusha Seti ari we dukomokaho nyine urwo rubyaro ukuntu rwagiye rukomeza Seti abyara runaka wowe byibura ntabwo waba warabonye inshumbusho nibyo Adamu na Eva Imana yabashumbushije Seti ariko yamubashumbushije n'ubundi kuri wa muryango wa mbere Seti ngira ngo yavutse kuri Adamu na Eva n'ubundi ntabwo yavutse ku wundi mugore ntekereza ko ntabwo nahise ntekereza kumva ko nakwishumbusha ako kanya ahubwo numvishe mbaye nk'uguye muri koma ndebye ibimbayeho n'intego nari mfite yo kuba nakubaka umuryango nanjye nkagira ejo hazaza ntabwo ikihutirwaga ari ukwishumbusha ahubwo ikihutirwaga ko ari ugusenga Imana nkabanza nkakira ibimbayeho namara kubyakira nkasenga Imana akaba ariyo izanyobora inzira yo guca kuko biravuga ngo nugera mu rugendo ugenda ukabona inzira zibaye ebyiri uzapfuka musenga Imana ikuyobora inzira yo guca muri izo zombi uko ari ebyiri nicyo gihe ndimo rero bishatse kuvuga ko wenda nko mu myaka 5 wenda ushobora kuba ukimutegereje wenda ngo azongera musubirane ntawamenya nagasa neza agomeza bibemo simbizi inzira z'Imana zirenze 1000 ushobora kubikora mugasubirana ushobora no kutanabikora kuko ndibuka Imana yigeze niba ari Imana niba ari Satani sinzi cyabiteye kimwe muri ibyo ariko
Bibiri tubwira amateka yuko hari umugore bita Vashiti, yari umugore w'umwami, yaje gufatwa no kwigamika asuzugura umwami, kandi umwami yari akeneye umugore, akeneye umuntu umwubaha, akeneye umuntu umufata neza. Yaje kurangira Imana imushumbushije umukobwa bitaga Esiteri, ko yabonaga ko agomba kubona